ibihe byiza n'amahoro y'Imana kuri mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho, kanizere ko aho muherereye hose mu bice bitandukanye mumeze neza, waba uri mu Rwanda cyangwa irwota yarwo, nizere ko rwose mumeze neza, bityo mbaye ikaze kugira ngo tubane mu makuru nabateguriye muri aka kanya. Hagati aho ngaho ariko nk'uko mubibona, icano n'icano imaze iminsi mikeya abantu murimo kutubona muri bashyashya, abantu murimo kudukurikira muri bashyashya, mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubana natwe umunsi ku wundi, mwibuke kuduha inama, ibitekerezo, ibyifuzo byanyu, inyunganizi munyuze mu mwanya w'ibitekerezo cyangwa se wa komenti. Birumvikana ko rero tuba tugeze mu mwanya tuba tubarebera iba byagiye bivuga mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ndetse niba byagiye bibera iwacu. Duherutse kubagezaho inkuru yavuzwe mu karere ka Nyamasheke, inkuru ibabaje cyane, na n'ubu umuntu yavuga ko ibabaje cyane, inkuru y'umubyeyi wari ufite imyaka 63 warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho twababwiye yuko yaje kwicwa asanzwe mu nzu, agatemagurwa mu bice bitandukanye birimo mu izosi no mu musaya, bamutemesha umuhoro. Ariko kugera icyo gihe twari dukora inkuru, ntago uwakoze ayo mabi yari yakamenyekanye, yari agishakishwa nubwo hari abari batawe muri yombi, ariko ntago hari hakabonetse uwakoze ayo mabi. Kuri ubu ngubu amakuru turi kubona rero, kuri uyu wa kabiri rwose ndabona aribwo uyu mubyeyi yaje kuba yashyingurwa. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 Gicurasi 2024 nibwo uyu mubyeyi yaje kuba yashyingurwa mu cyubahiro. Ku muhango wo kumushyingura ukaba witabiriwe n'abantu batandukanye, barimo inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano ndetse n'abaturage batari bakeya, kuko ni ibintu byababaje abantu benshi cyane. Uburyo uyu mubyeyi yishwemo byababaje abantu benshi cyane. Ubuyobozi rero bukaba bwasabye abaturage bo muri kariya karere ndetse n'abandi bashobora kuba bagira amakuru, basa nkaho bamenya ku muntu ushobora kuba yarakoze buriya bwicanyi, yuko bahita batanga amakuru ku nzego z'ubuyobozi. Ubaye uri kure wabigeza ku buyobozi bukwegereye, nabo bagakominikana n'ubuyobozi bwa Nyamasheke, kugira ngo harebwe ko uriya muntu wakoze amabi azafatwa akaryozwa ariya mabi yakoze, dore ko bikekwa ko byakozwe n'umuntu wasaritswe n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Gusa twizere yuko uwo muntu azafatwa, kandi nyakwigendera dukomeze kumwifuriza iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo, ndetse umuryango w'abana asize n'umuryango we muri rusange bihangane bakomere. Reka nshimire abantu mwese rero muba mwagiye mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro, ndakomeza kugenda mbategurira. Ndabakunda cyane, ngenda umuhungu wa Mr. Habu Big Baby Mind Djoke. Ciao ciao.